ni nimugoroba urangije akazi cyangwa amasomo yawe, ufashe telefone yawe uribwira uti reka ndebeho gato mwana, nibura iminota 2 gusa. Ufunguye TikTok cyangwa Facebook, utangiye kureba video ya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Sibwo bikuryohanye se ugakomeza guscrollinga? Mu kanya gato isaha ibirashize, ugaruye agatima wibuka ko hari ibyo wagombaga gukora utakoze, kandi igihe kikaba cyagucitse. Mu by'ukuri urananiwe, ukeneye gusinziramo gake ngo uruhuke. Rimwe na rimwe nta nubwo nishimye nk'uko wabyifuzaga, nyamara urumva wakomeza ugascrollinga. Utekereza ko ari ukubera iki? Social media si cyo utekereza ko ari cyo. Kuri social media wubura igicuruzwa, igihe cyawe, umwanya wawe n'ibitekerezo byawe nibyo bishakira, ariko saho bigarukira. Uko umara umwanya munini ureba video niko barushaho kubona amafaranga. Uko ukanda like ugasiga comment niko bakomeza kukwereka ibindi bigufata igihe. Uko haguma igihe kinini niko inyungu zabo ziyongera. Kwamamaza bakwereka nibyo binjiriza amafaranga. Buri segonda umara kuri social media hari umuntu ubyungukiramo, ariko wowe nta kintu ubona uretse gutakaza umwanya wawe. Dore uko babigenza. Imbuga nkoranyambaga zubatswe ku buryo zituma utareka kureba. Si impanuka kugumaho igihe kirekire, ahubwo babiteguye neza cyane kugira ngo ufatwe ugumeho kandi utabasha kubivamo. Bashyizeho uburyo bwinshi butuma utekereza uti reka ndebe indi video imwe gusa. Iyi imwe igahinduka 10, hanyuma 10 naryo rikaba 100. Imbuga nkoranyambaga zikwereka ibyo ukunda cyane, uburyo buri gihe urangiza imwe ibindi biza. Nizigiraho zivuga ngo birahagije, ni scroll gusa idashira. Iyo ugerageje guhagarika, ubwonko bwawe burakubwira buti reka nongere ndebeho gato. Buhoro buhoro bikaba akamenyero. N'ubu ugikoresha social media ahubwo ari ibikoresha. Ese social media ni mbi? Reka mbivuge neza, social media si mbi, ariko yanaba mbi bitewe n'uyikoresha. Social media yubakiwe kugutwara umwanya wawe. Ukwimaraho igihe kinini niko bene yo bunguka amafaranga menshi, ikanaba impamvu batifuza ko wayivaho. Dore uko wabyikuramo. Niba udashobora kuyireka burundu, ugomba kuyigenzura muri ubu buryo. Gena igihe utagomba kurenza. Dakoresha iminota 30 gusa cyangwa 20. Funga notification. Jya ufite impamvu. Shaka ibindi uyisimbuza. Gira control. Niwemere ko telefone, mudasobwa na internet byawe bigutegeka, ahubwo uba ari wowe ubigenzura. Ubutumwa bukomeye. Tekereza wa muntu twavuze mu ntangiro, yari yibwiye ati iminota 2 gusa, ariko birangira atakaje isaha. Uwo muntu si uwundi, ni wowe. Muri iki gihe social media irarwanira attention yawe. Niba utitonze uzamara ubuzima bwawe bwose uscrollinga gusa. Niba iyi video ikuguye ku mutima, kanda like, andika muri comment uti I can control myself. Subscribe kuri Paya Hazaza h'ifaranga, kuko hano twifashishije ikoranabuhanga gusa turanarisobanukirwa.